turabasuhuje abakurikiye BDF Monde. Uyu munsi tugiye kuganira nanone nk'uko bisanzwe, ariko dufite umutumirwa. Ndagira ngo mbere y'uko dutangira yibwire abadukurikiye kugira ngo baganire n'umuntu base. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Bodwe. Murakoze cyane kuri ubu butumire mwatugeneye uyu munsi. Mbere wenda yuko dugira ikiganiro ndagira ngo nibwire abakurikiranye igitangazamakuru cyanyu. Nitwa Ndahiriwe Kayogera, ndi impunzi y'umunyekongo hano muri Amerika mu ntara cyangwa muri leta ya Tennessee. Mpamaze imyaka muri Amerika muri rusange, mpamaze imyaka 5, ariko ubuhunzi bwo bumaze imyaka hafi 20. Ubwo rero numva mfite uburambe mu buhunzi. Ibindi bibazo sinzi bijyanye nanjye wakenera kumenyaho nabyo wabibaza, nta kibazo, nabyo nabisubiza. Murakoze cyane. Urakoze. Kitibutse kubabwira nuko wubatse, kandi ntekereza ko unahagarara n'urubyiruko rw'abanyekongo aho mu mujyi wa Louisville, aprito wa Nashville, iritiranwa n'uwa Kentucky. Uyu munsi rero uyu munsi nifuje ko tuganira by'umwihariko ku bintu bijyanye n'igihugu cyacu, ariko by'umwihariko ejo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ni independence ya Congo. Mu bigaragara sanzwe mbona iyo hagiye kubaho independence, urubyiruko rw'abana bacu yewe bahunze bahungira i Rwanda, bamwe barahavukira mu nkambi baza hano muri Amerika. Njya mbona rimwe na rimwe iyo habaye nka independence y'u Rwanda, ukabona bapostinze biyita abanyarwanda, bagera ku ishuri aho bakora aho biga bababaza ati se ukomoka he, ati ndi umunyarwanda. Baba barangije n'amasomo, wenda bagiye no gukora part time, yaganira n'umuntu ati I'm from Rwanda. Nkibaza se nihe mpamvu ituma bumva ko ari abanyarwanda kandi barabaye mu Rwanda ari impunzi. Bikanyobera. Ndagira ngo dusangire ibitekerezo kuri iki kintu, turebe uburyo bashobora kwitiranya kandi ubuzima babayemo ntekereza ko batabaye mu buryo bw'abanyarwanda nk'abandi. Ubwo twasangira ibitekerezo kubibona ibi nawe niba ari kubibona, ese byabiterwa n'iki, byazakemuka bite, intandaro yabyo niye. Ubwo tugakomeza tuganira, ariko wenda sinzi niba ejo tuzaba tunizihiza independence wenda turi mu buhunzi cyangwa iki, ariko ndatekereza Afurika yose nk'uko yakoronijwe, majorite usanga n'ubundi bakiri mu bukoroni mu bijyanye n'ubukungu, aho ubona wenda abaperezida imikorere yabo wagira ngo ni abazungu mu mutwe, wenda ku ruhu akaba ari abirabura, ukabona hakiri ikintu cya imperialisme kirimo gikomeza. Ariko wenda reka twigarukire ku rubyiruko rwacu turebe, wera nubwo ibyo bibazo biri usanga, ariko ushobora gusanga muri Guinée baserebura n'ahehe baserebura. Ubwo natwe kugira ngo urubyiruko rwacu nibura rwumve ko ruri abanyekongo atari abanyarwanda, dufashe turebe izo mpamvu zituma bitiranya. Urakoze cyane Bodwe kuri icyo kibazo ubajije. Ndagira ngo ngushimire, ni ikibazo cyiza kandi kigenda kigaruka mu buzima butari n'ubw'urubyiruko, ahubwo mu buzima bw'umuryango bwa bene wacu bose. Ariko mbere y'uko wenda mvuga ikibazo nyirizina, ndagira ngo nifurize umunsi mwiza wo kwizihiza ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwigenge bwabonetse tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 1960. Ni ukuvuga ngo
ejo tuzaba twizihiza ubwigenge ku nshuro ya 61. Ndagira rero ngo nk'uko wigeze ubikomozaho hejuru uvuga uti kwizihiza ubwigenge abantu bari mu buhungiro, ni ikibazo koko, ni ikibazo kandi gikomeye, ariko iyo njye mbibona, iyo mvuga ubwigenge ntabwo mbavuga ngenda hiriwe uri mu buhungiro cyangwa we Baudouin, mbavuga ubuzima bw'igihugu muri rusange. kandi igihugu ntabwo kigomba gushingira ku muntu umwe cyangwa ku ngorane umuntu umwe arimo. Igihugu ni igihugu, kabone niyo naba mpari cyangwa se mpari, igihugu ni igihugu. kandi ibibazo byagiye bituma runaka ahunga bitandukanye n'ibyatumye runaka ahunga. Rero si natwe twenyine mu moko menshi igihugu cyacu gifite, si natwe twenyine dufite impunzi, turimo impunzi ko dufite hafi ibihugu 9 bidukikije, ariko ugiye edere ni ibihugu 9, ugiye wumva uganira n'abantu bafite amakuru menshi ya hariya, bakubwira yuko buri gihugu gifite abaturage b'abanyekongo b'impunzi. Ubwo rero ntabwo ari ubwoko gusa runaka bwahunze, ahubwo ni ibibazo byugarije Kongo mu rusange binini, haba ari ibyo tubona bigaragarira amaso y'abantu, ndetse hari n'ibindi bikomeye birenze ubwenge bwa rubanda rusanzwe. Rero ni umunsi mwiza wo kwibohora ku banyekongo bose n'inshuti z'abanyekongo, haba ababizi yuko ari abanyekongo, haba n'abatabizi, haba n'ababyirengagiza, haba n'abahuzwe kuba abanyekongo kubera ibibazo bahuriyemo nabyo. Rero dufite ingorane nyinshi z'amateka y'igihugu cyacu. Wavuze ku rubyiruko, ariko iyo ugiye kubona umuntu nk'abantu bene wacu twahunze muri 1996, hari n'abaje byensire nyuma yaho gato 97, aho niho benshi bahungiye, ariko ntibibuze yuko na n'ubu bagihunga. Ugasanga ukavukira mu buhungiro kuva muri 96 kugera uyu munsi, ni imyaka 26. Urakoze. Rero generasiyo cyangwa urungano rw'abana ba 25 nibo basore, nibo bari kurangiza amashuri ya kaminuza muri iki gihe nka ku rwego rwa lisanse, nibo bari gushyingirwa, barasanze ababyeyi babo bari mu buhungiro, mu makambi. Hari n'abari mu buhungiro atari mu nkambi ariko ari impunzi. Hakaba hari ingorane urwo rubyiruko rwahuye narwo rwo kutamenya igihugu cyabo ko batakibayemo ngo bakigishwe bagikunde. Iyo wibutse neza nkatwe mbere tukiga, hari isomo twitaga ngo ni civisme, isomo ryo kwigisha education civique, isomo ryo kwigisha abaturage igihugu bakanagikunda, bakanarya n'ibyiza by'icyo gihugu. Iyo rero utabonye ubwo bwiza bw'icyo gihugu ngo bukugirire wumva uburyohe bw'icyo gihugu cyawe, nkeka yuko hari pourcentage runaka ugomba gutakaza zo gukunda icyo gihugu cyawe. Niba wibuka neza nk'ahantu njye nari mu buhungiro, warabonaga abana barigishwaga, ugatangira ukiga igihugu cyawe, ukiga geography yacyo, ukiga histoire yacyo, waba hari serivisi ukeneye icyo gihugu kikaziguha. Waba uri n'umukene ukarya imisoro ya leta, yego byensiri bavuye mu bandi baturage, ariko uba watangiye gufashwa n'icyo gihugu, ukumva uragikunze koko. Umwana rero wavukiye mu buhungiro aba afite ingorane zo kugira zo kuba ataronse iryo bere ry'igihugu, bigatuma hari
porosantaje atakaza z'urukundo rwacyo. Ariko nanone hari no kuba hari n'urundi rubyiruko rushobora kugira ababyeyi badasobanukiwe ibyo baganiriza abo bana kugira ngo bamenye impamvu bari hano, bamenye no kuba uri kubabara mu buhungiro ntabwo ubwabyo ari igihugu wakwanga. Ni impamvu nyinshi ziba zarabiteye zituma uri kubabara, kuko hari n'igihe ushobora gusanga izo mpamvu zo kuba uri kubabara ari n'abantu ku giti cyabo cyangwa ikindi gihugu ku giti cyabo cyangwa izindi politike mbi ziba zigamije kwigarurira ibindi bihugu. Iyo bigeze iyo nshatse kubisanisha n'igihugu cya Kongo, cyo haba harimo parametere nyinshi, imitwe y'abarwanyi, abasahuzi. Urabizi yuko iyo uri kureba amaraporo agaragaza ukuntu n'amadokimantere filime agenda akorwa n'abashakashatsi bagaragaza ukuntu hari imitwe ibaho ifite umugambi gusa wo gusahura no kwiba n'ubucuruzi butemewe n'amategeko, kuko ubucuruzi bwose butagenzuwe na leta, handi bacukura amabuye bakayanyuza njiya ya panya bakayacuruza. Ibi byose bakagenda bakigwizaho imitungo ku giti cyabo. Ubona izo ntambara zose arizo zagiye zidukorerwaho. Rero nari ndi kuvuga ukuntu ababyeyi bamwe badafite ubumenyi buhagije bwo kwigisha abana babo ni kubera iki bari hariya, ese ubundi ibi bizarangira ryari, ese ubundi ni ukubera iki bahaje. Izo mpamvu zose ntibazibabwire. N'abagerageje kuzibabwira, abana bose burya ntabwo yari umwihariko wacu gusa. Iyo igihugu cyagize ingorane zo kugira ngo abaturage bacyo basohokemo bagende, ntabwo bose bagomba kugaruka. Ntabwo nk'ingero nkeya ziri konkrete zigaragara. Uko ureba abanyarwanda bahunze bagasohoka igihugu, bahunze guhunga ku buryo buri masive, byakozwe byabaye. Ibyo nibuka ni nk'ibyo muri 1994 n'ibyo muri za 1959. Ibyo ngibyo ugiye kureba, ntabwo abaturage uko bose bagenda ariko bagaruka. Hari abaturage bagenda bakishimira ahandi bageze, bakabona no gusubira inyuma nta n'icyo bibabwiye, bagakunda aho ngaho, bakaba aho ngaho, ntibagaruka. Ugiye kureba abanyarwanda bahungiye muri Uganda, sinkeka ko bose bagarutse. Abahungiye i Burundi, sinkeka ko bose bagarutse. Abahungiye muri Tanzania, sinkeka ko bose bagarutse. Abahungiye muri Congo, ntabwo bose bagarutse. Hari n'abakiri ubu ngubu, hari n'abamaze kubona ibyangombwa byo gutura bagasaba ubwenegihugu. Ikibazo rero ukomojaho unyibutsa abantu ibyo byose twe twaje mu nkambi, naho ndatekereza kuva 94 95 hari abanyekongo b'abatutsi baje i Rwanda, baza mbere bahunze kuko hari ibivurungutano, hameze nabi. Abaje 95 94 akenshi bagiye bajya za Kibungo, abandi Gishwati, abandi bahunganye ibintu wenda bakajya za Kigali, bari barize n'iki Ruhengeri nahe. Ukomojaho ndavuga nti se bariya abantu bene wacu bari mu Rwanda batari mu nkambi z'impunzi, rimwe na rimwe iyo habayeho biriya bibazo byo muri Congo, ziriya muvema kuva muri AFDL, RCD, CNDP, M23, usanga ari bo bari nakwita bari muri biro politiki.
byarangira bagasubira kuba abo bari bari. Nkibaza nti mu kureba kwawe ni nk'aho icyo kibazo aribo twakibabajije, ariko hano turi gusesengura, turimo tureba mu buryo busanzwe uko tubibona. Bariya bantu baba ari abasitizeni b'u Rwanda cyangwa se ni abarezidenti b'abanyekongo, navuga ngo bari muri diaspora congolaise bari aho mu Rwanda. Bariya bantu ujya ubashyira, ubona ubashyira mu yihe cadre, cyangwa se bumva basanze systeme y'inkotanyi bari exclude, donc bari exclu kuri iyo systeme, ntabwo bayisangamo, ku buryo habaye akantu ugasanga ati tutashye iwacu muri Congo, ariho tuje kuko tuvuga iby'ubwenegihugu byo kwishimira independence. Ariko rimwe na rimwe nubwo twari twavuze ku rubyiruko, hari n'abantu mu bantu bakuru rimwe usanga bitugora kubyumva muri ayo makategori ngiye mvuga, wenda twiregagije nk'impunzi. Bari abantu bo ubanariza gute, ubibona gute? Kuko wari ukomeje ku bantu bagenda ntibagaruke, gira gatoya nawe uburyo uko ubireba, mu kureba kwawe ubibona gute kuri iyo point? Kuko rimwe na rimwe bitugiraho ingaruka nanone. N'aba bana wenda twaje hano muri Amerika, ugasanga afite tonto we utuye i Kigali, utuye he, ari suppose ko Rwanda, nawe kumva ko nanjye ndi umunyarwanda kandi rerema yari mu mpunzi. Aho turumva ni concept igoranye kuyumva, ariko dufashe nawe uko ubibona, ubisesengura ute? Ikibazo sinzi ukuntu nakivugaho, wenda ku buryo wenda nakwita buri fair, nakwita butabogamye, kubera yuko iki ni ikibazo kizwi kandi kivugwaho inshuro nyinshi n'abantu benshi, ariko ikiriho ni uko uwashaka kuba umunyarwanda nta cyaha kirimo, nta n'igisebo kirimo. Ni nk'uko n'abazungu bagenda basaba ubwenegihugu bw'ibindi bihugu, bakaba abakongole, bakaba dufite n'uriya mugabo Katumbi, bajya bavuga yuko afite inkomoko muri biriya bihugu by'i Burayi cyangwa Aziya, ntazi, aravuga Israel, ariko ntabwo bifite. Hari na Kenge Wadondo, nawe ya Kenge Wadondo yigeze kuyobora Sena ya Congo igihe kirekire. Bariya babaye abasitizeni ba Congo, kandi wenda bafite inkomoko n'ahandi hanze harenze na hanze ya Afurika. Rero umuntu wese washaka kuba umukongole, washaka kuba umuturage w'ikindi gihugu, njye nta cyaha mbibonamo, igihe yakurikiza inzira zisabwa n'amategeko icyo gihugu yacyashyizeho kugira ngo ubone ubwo bwenegihugu, ukabubona. Ariko icyaba ikibazo ni uko waba wamaze kubona ubwo bwenegihugu, ukongera ukagaruka kwivanga mu bundi mu buzima bwa politike cyangwa bw'imitegekere y'igihugu watakarije ubwenegihugu. Niho njye mbona nk'ikibazo, kubera yuko mu mategeko dufite muri iki gihe muri Congo, iyo wamaze kubona ubwenegihugu bw'ikindi gihugu bwa Congo babutakaje, ntabwo bivuga yuko utakomeza gutembera muri Congo, wacuruza, wakora, wagenda, ibyo nta cyaha kirimo. Ahubwo icyaba ikibazo ni uko washaka kuzajya witwaza, ugafata kuvertire yaha, ugafata na kuvertire yaha, ukabivanga, bigasa nkaho uri mu macenga. Naho ufashe ubwenegihugu bumwe ukabuhagarara, ukabukunda, ukahaguma, nta kibazo. Ugiye kuvuga rero ku bantu bashobora kuba bari hano bafite ubwenegihugu runaka, bakongera bakaba naha, ibyo njye mbibona nk'icyo nakwita uburiganya cyangwa trisheri. Iyo kuba waba uri hano ariko ukavuga ati ubwo hariya habonetse opportunity
reka mpindure identite kugira ngo n'iyo opportunity nayo nyiryeho, izo nyungu nazo nziryeho. Igihugu cyacu rero mbona kiri mu kajagari ko gutarakinga ibyo bintu byose, ariko igihugu kiramutse kipanze neza kigashyira ibintu ku murongo. Hari umuntu uherutse kumubwira Braga ati Kongo ni igihugu abaturage batagira carte d'identité. Ibyo sinzi niba ari byo kwemerukayo kera, ariko amakuru bambwiye ni uko icyangombwa bagira ni kiriya bita carte d'électeur, igaragaza abaturage biyandikishije ku matora. Ni ukuvuga ngo amatora bari imwe mu myaka 5, kandi abatuje imyaka yo gutora buri mwaka barayuzuza, barayemeza. Ubushizeho barengejeho n'imyaka 2, ubwo ni imyaka 7 abaturage batagira, nk'umwana amatora yageze afite 17 ans, afite 17, ubongeyeho ya indi 7 ikarita d'électeur zitari ziri gutangwa, byaba hari 25, 24, sinibuka, simbibona neza mu mibare. Ariko hari abaturage batagira ibyangombwa. Kubona abaturage batagira ibyangombwa rero nako ngubwayo nkeka yuko utazi abaturage bayo ni ingorane. Kongo nayo ntiza abaturage bayo. Abaturage rero kuba bava hano bakaza bagatirisha hano banyuriye mu cyuho, biroroshye cyane, bagaprofita icyo cyuho cy'ibyo bintu, biroroshye cyane. Ariko bashobora gutirisha ubutegetsi, ariko ntibashobora gutirisha abaturage bagenzi babo. Twebwe tuba tuziranye abaturage. Wenda umuntu mukuru ufite izina rizwi byagorana ko atirisha kuko arazwi, ariko abo baturage basanzwe hashobora kuba movement ya rebellion, babandi batanditswe bose bakigiramo bakajoininga bakanabarekrita. Urabizi yuko hafi y'amarebellion yose ntabwo akoresha bene igihugu gusa. Ibyo ni amaformire azwi. Ni amaformire azwi, nta nubwo ari n'umwihariko wa Afurika gusa. Urebye rebellion ishobora kurekrita n'abaturage bo mu kindi gihugu, zikanarekrita n'abamercenaires bishyurwa amafaranga. Rero abamercenaires b'igihe kirangira bakagenda, ariko hari abarebellion batoya baciriritse batazwi bayimfiritira bakinjira muri iyo muvuma, bakinjira nko mu gisirikare cy'igihugu bagakomereza aho ngaho. Rero nkeka yuko abo baturage bagenda muri ubwo buryo bwo gufatira muri icyo cyuho cya desordre igihugu cyacu gifite. Ikindi nkeka yuko mu busesenguzi bwanjye mbona yuko hari amarebellion akorwa ariko yubakiye ku nyungu z'ibihugu bya hanze bitari byo muri Kongo. Bakaba bareba bati Baudouin cyangwa uwo ari we wese ari mieux placé kuba yahagarara muri uyu mwanya, bikumvikana. Kabone nubwo hano yari asanzwe ari hano ari umusitizeni, ariko kumuhindurira ikoti akongera agaclaiminga ko ari umukongole byakoroha, kuko yavukiye hariya, afite citizenship hariya, ise hariya, umurimo wabo uri hariya, birazwi yize hariya, n'abakongole bagenzi be bariganye, n'abafrendi be, ntawe uzavuza induru nibumva ngo afashe Kalachnikov ari kurasa. Ibyo nabyo bikaba ari byo byaba iyindi nzira yo gukoresha bene nk'uwo muntu wari usanzwe uri umukongole agata ubukongole akongera akagaruka mu bukongole. Urakoze cyane kuri iyo pointi. Unyibukije hari umugabo twahoze tuganira nimugoroba yafungiye Kinshasa igihe AFDL, igihe cya Kabila Pere bateraga,
baragiye bagera i Kinshasa bari bakiriyo ntibigeze bavayo. Nuko Kabila atumvikanye n'u Rwanda aba 24 ariko yirukana abanyarwanda. Kabila yari azi ko hari abatutsi b'abanyekongo ndetse abo muri Nord n'abo muri Sud bari bamwe bita abanyamurenge. Nuko yirukanye abanyarwanda baragenda. Noneho uko wari ubuze abo bantu de grande personnalité, uwo bita Deo Bugera yari secrétaire général wa AFDL, hariho na Bizimana Karahari ministre des affaires étrangères. Muri iyo semene birukanye abanyarwanda nabo baracomoka barahunga kandi atabirukanye. Bamaze guhunga, bamaze kuva muri Kinshasa bacomotse, uwo mugabo n'abandi batutsi bari muri Kinshasa barabafunga, n'abasirikare bari bahari b'abatutsi basigaye b'abanyekongo barabafunga, deja baranabica. Nabo bakagombye gupfa. Nuko communauté internationale ngo hari umunyamerika waje barabyumva, barabavugira n'abapadiri baza kubazana muri Amerika, baricyo byakomeye. Urumva rero icyo kintu cyo gufata impu zombi, wenda ndibuze kwigarukira ku bantu ba hano, kiriya kintu cyo gufata impu zombi ugasanga tanto ariko ni abanyarwanda, tanto bari kwisanga muri Congo, biriya bigenda bitugiraho ingaruka. Amfete ntekereza ko abantu bajya batandukanya, niba umuntu afite nationalité ahantu akagira niyo nationalism, bya bindi wahereyeho niba igihugu hari ibyo cyagukoreye cyagize gute, wowe ukumva ko ugikunze, ntugire ngo ndi umwene igihugu ku munwa, ariko ibikorwa bitandukanye n'ibyo ukora. Reka wenda nigarukire ku rubyiruko rwacu surtout nk'uko naruvuzeho. ndagira ngo mushyire ka commentaire gakeya kuri urwo rugero wari utanze. Urabona igihe Kabila yari ategetse yuko abanyarwanda bamufashe kugera ku butegetsi bataha, na bariya bene wacu bari bo harimo bamwe bavuze bati no, twebwe itangazo ntiritureba, mu bagomba gutaha ntiturimo, kuko yavuze yuko abanyarwanda bataha, twebwe rero ntabwo turimo, ntabwo itangazo ritureba. Wabivuzeho ko benshi byabahitanye, barapfuye kabisa, nubwo ntafite imibare, ariko haba abasirikare, haba abasivile, haba n'abaturage basanzwe barabishe pe. Nturanye n'umugabo hano warokokeye muri ibyo bintu, abo yaje kubona ubufasha bumusohora igihugu, ariko nawe bari bagiye kumwica, kandi we noneho yari yaranahabaye, yaranahigiye, yaranahakoreye, ariko ajya kwirukana abanyarwanda yakoze ikosa ryo kunanirwa kuvangura, kubwira abanyarwanda nk'abaturage nk'abasirikare b'u Rwanda bari barazanye nawe muri Congo ko amasezerano yabo sinyazi arangiye batahe, ariko noneho wari uzi ko ari umunyarwanda, wari uzi ko ari umunyekongo, bagombye kwisobanura, kandi yari azi ko iriya detutsi Congo ntacyo kwisobanura kirimo. Wenda abaturage batoya bashobora kugiramo confusion, ariko hariya majorite bari abasirikare kubirukana byari bihagije. Abaturage b'abasivile ba Rwanda ntabwo yajyaga kubakomba, niyo yari kugira confusion nkuko Bizimana Karahava ari ministre yaramuzi, yari kugira confusion kunuza. Ariko nkubwije ukuri, simbizi neza Bizimana Karahava iyo nawe akererwa hariya, sinkeka ko byari kumugwa amahoro. Iyo yikereza aho ngaho akavuga ati ngera itangazo ntibindeba, sinkeka yuko ridara kumugwa amahoro. Rero bariya bakongole bene wacu, hari ukuntu bajya bagira ikosa ryo gushaka kudushyira mu gitebo kimwe n'abanyarwanda, bagashaka kubikora. Niba hari itegeko babafatiye bakavuga yuko natwe riri twiyapurikeho, kandi ibyo ngibyo bitatureba tutari kumwe nabo. Rero iyi zabe ni topic, reka tukirenge ni topic wa mugani, ariko abahunze icyo gihe ntabwo nabagaya, kuko dufite experience kuri icyo kintu cy'uko
bitari kubagwa amahoro. ngewe ubwo ku giti cyanjye numva ahubwo aribo bateye ibibazo kuba barafashe umwanzuro wo kugenda kandi ntacyo bari babaye, ahubwo nyuma hakaba ibibazo. ubwo iyi ni deba ndende abantu bazakoranye. reka wenda ngaruke kuri uru rubyiruko rwacu seri turi muri Amerika, wari wakomeje ko impamvu rimwe batisanga kuba abakongole nta byiza by'igihugu babonye bituma bumva bagikunze ngo bagire icyo kintu cya civisme muri bo bakomeze ibintu nk'ibyo. ariko nubwo byagenze gutyo, nanjye ukuntu ngenda mbona n'uru rurimi rw'ikinyarwanda duhuriyeho n'abanyarwanda rimwe na rimwe, ndetse no kuvukira mu Rwanda rimwe, ndetse n'ababyeyi batagiye bakunda kubasobanurira icyo bari cyo, nabyo bigenda bigira impact. wenda urugero naguha, hari nk'umwana wo mu rugo ejo bundi yagiye gukora test ya citizenship, bamubaza ikibazo, bamubaza nationalite. byaramugoye, arabasobanurira ati navukiye mu Rwanda, ariko ababyeyi banjye ni abanyekongo. mu by'ukuri ahubwo yari ahaye uri kumubaza kugira ngo amusubize, yaramushyize muri dilema. rimwe na rimwe ugasanga ababyeyi nabo batagira uruhare rwo gusobanurira abana ngo bamenye neza uko ibintu byari bimeze, cyane ko batarafite ubushobozi bwo kubibona. hari undi mwana, kuko ibi bintu ni ingaruka bigenda bitugeraho, ni petit frere wa Pacifique, uramuzi, buno baracyari Gihembe. bagiye muri reinstallation, bakundi bajya muri immigration kubabaza, noneho batangira ku babyeyi be n'abakuru be ati se nationalite yawe, bavuga Kongo. umwana ni umuhanga cyane, aramukunze. bamugezeho abona bakuru be bose bavuze ngo ni Kongo, noneho kandi azi ko ariyo bavukiye, nawe aravuga ngo nationalite ngo ni Gihembe. kuko azi ko yavukiye mu nkambi ya Gihembe, ngo ni Gihembe mu nkambi. barasetse cyane. ariko urukumva ni dimwe, yari afite rezonema ari gupfa kureba. ariko kugeza buno abantu, urubyiruko rwavukiye mu Rwanda mu nkambi, n'ibyo byiza by'igihugu ntabyo babonye, cyane ko gahunda za leta zitabageraho kuko ari impunzi. wenda icyo ntibanagishingiraho kuko ntabyo babonye, keretse badepandaga kuri HCR buri kintu cyose. ugasanga rero rimwe na rimwe biracyanagorana no kugira ngo bisobanukirwe. natwe ubwacu bakuru tugera hano muri Amerika, nigeze mpura, nari ndi gukora, mbona umudamu wavuye Kinshasa, turaganira, nabwira se ukomoka he? nanjye ngo ndi muri Kongo. aravuga ngo no, ngo ntabwo usa n'abakongomani, ngo uri umunyarwanda, gusa n'abanyarwanda. dukora debare, ese nsa n'abanyarwanda? ngo biragaragara, ngo nukureba. nanjye nababwira ati ndamucyarira, nawe ndabona utari umukongomani. ndavuga ngo uri umuangoleze cyangoleze. naho kubera iki ndabona usa n'abangole, ntabwo usa n'abanyekongo. turaganira, ariko wenda bitewe n'uko umuntu aba ashoboye kwexprima n'iki, ugasanga umuntu aranarambiwe. hariho n'abiyitirira ubunyarwanda, bari kwanga iyo harassment ngo atisobanura inshuro nyinshi. ubwo kwanga kwisobanura ku muntu runaka, ugasanga nabwo yiyambuye icyo kintu cy'ubunyekongo, yiyise umunyarwanda, handi bari kumubona mu isura ye. ubushize nakoze ikiganiro namugira neza, ari gusobanura uburyo abantu bari hirya y'imipaka bagaragara nk'abanyarwanda n'imico n'ibiki, ariko nk'imipaka yagiyeho ntibasubira muri imipaka y'abagere africaine. ntampete umuntu yakira ahantu hari amategeko ahari kandi akayubahiriza. rero sinzi ikintu nawe ubibona, izi challenge urubyiruko ruhura nazo, rimwe na rimwe tukaba twarwumva, ariko tukaba twanarugira n'inama uburyo bashobora izo challenge. hari challenge nyinshi ngiye mbona muri iki kintu cy'umuntu wiprononsa ngiye ndi umunyarwanda. yes, hari challenge nyinshi. hari nkuko wari ubivuze, hari umuntu uza akakureba ati wowe uzi igifaransa? ati ntacyo nzi.
ati wowe uzi igiswahili? Ati ntacyo nzi. Uzi Lingala? ntaryo nzi. ahubwo bahera kuri ati Lingala kugira ngo ati bose tuvuge Lingala. ati rero ubukongomani bwawe, ubukongole bwawe burakemanga. ni ukuvuga ngo hari ubujiji bw'ubivuze, hari n'ubujiji bw'ubibwiwe. Ubukongole ntabwo bushingiye ku rurimi. Hari amadefinisiyo menshi agaragaza igituma uba umukongole n'igituma utabaho. Ababisomye neza bareba neza icyatumye uba umukongole n'icyatumye urugero nka tuvuze nk'igiswahili muri ziriya ndimi enye Kongo ifite bita ngo ni indimi nasiyonale ziriya enye. Igiswahili ni icyandese. Ntawe muri pati ya East bose bavuga igiswahili, ariko iyo bageze iwabo mu mavilaje bivugira indimi za gakondo zabo za zimwe bita langue maternelle. ni ukuvuga ngo twebwe iwacu tuba tuvuga ikinyarwanda mu mavilaje yacu, ariko mwene wacu utuye mu mujyi nicyo kinyarwanda ntaba akizi. Abana bavukiye kuri Goma ntacyo baba bazi, baba bivugira icyo giswahili. Abagize education bakaba bavuga n'igifaransa. Umwana w'umundandi uri Goma abenshi nabo ntibakizi icyo kindandi, ariko bari village Beni nicyo giswahili hari abatakizi. Ariko umuntu akaza agahera ku kantu gatoya nk'ako akananirwa kukisobanura impamvu zako, akananirwa kubisobanura. Rero kuvuga igifaransa ntabwo bikugira umukongole, kuko igifaransa si n'ururimi uretse no kuvurwa abakongole ni umurage twasigiwe n'abakoloni. Iyo haza umuportige tuba tuvuga igiportige, iyo tubona mu Espanyol Espanye yiza tuba tuvuga igiespanyol. Ibyo byose ni imirage y'intuza, ariko ugasanga umuntu abyuririye ngo ngo ntabwo uvuga igifaransa neza, ngo cyangwa ntunakizi, ngo ubaye disqualified kuba umukongole. Ubwo rero ibyo haba harimo nkeka ko ari ubumenyi bukeya. Natwe abacu avuga ati akumva ni shaye, ko ntazi igifaransa semenye na ziriya ndimi zindi, akumva adashoboye gusobanura impamvu atabizi. Ibyo rero ni iyindi mpamvu nanone mbona Kongo ifite ibibazo by'akajagari ku buryo hari n'abantu basigaye babona ko kwitwa umukongole biteye isoni. Akumva biteye isoni, akumva mva muri cya gihugu cy'ibibazo, gihorana ibibazo, kidafite umurongo. Ndamutse mfashe identite niyitiriye identite wenda y'ikindi gihugu kiri organize, nakumva mfite ishema aho nicaye, akumva ari kubeshya umutima we yuko ameze neza, akabeshya umutima we yuko ameze neza. Ariko mu by'ukuri ukuri abakwibeshyeho. Nibuka tuba mu ma interna, hari nk'umwana wageraga atya akavuga ati iwacu ni Kigali, kandi iwabo ari mu cyariro hepfo, wenda hatagera umuhanda, hatagera amatara, hataba robine y'amazi. Akavuga ati hano ubwo hadateye imbere, kuba nturukanga byangira umuntu udasobanutse. Ko mvuze ko agafata agace kamwe k'umujyi wa Kigali gakize kateye imbere, n'inkitirira abakolege barambonamo nk'umuntu uri avance usobanutse, banyubahe. Nabo rero dufite ikindi gice cyumva yuko kuba nakwitiza ibindi bintu byaba ari byo byiza kugira ngo bigende neza. Ikindi hari uko ibindi bihugu bitanga care ku baturage babyo. Ugasanga
ambasaderi runaka w'igihugu cye ari kuorganiza abaturage b'abaresortisa b'igihugu cye, ari kubavugisha, ari kubaha amaviza, ari kubabwira opportunité ziri iwabo bagomba kujya ku exploiter, akababwira amakuru y'ibigezweho, akamenya umubare wabo, akabalesansa, akababwira ati mushobora no gufata amafaranga mukayashora iwanyu mwabonye ino. Njya numva za Kenya ino babikora n'ibindi bihugu byinshi. Ibyo sindabibona muri ambasade yacu, numve ngo hari amatangazo iri gushaka abakongole, iri kubaha encadrement runaka, iri kubabwira ama opportunité agezweho mu gihugu. Ntabwo njya mbibona hano. Birashoboka yuko abandi wenda bimenya, ariko njyewe n'abandi bari proche tuganira bambwira ko ntabyo babona. Icyo gihe rero hari umuntu ushobora kuvuga ati nyamara mpinduye identité nshobora guprofita ziriya opportunité zo muri kiriya gihugu kiri guhake abaturage bacu, akareba ikindi gihugu kiri kwita ku baturage bacu, avuga ati njyanye ngiyemo cyane yuko ari akantu ngomba guca akarongo, cyane ko byanamworohera kwiyoberanya akabyiyita, yamara kubyiyita akabona izo opportunité. Niba ari ama opportunité bagenera aba diaspora nazo akazibona. Iyo nkeka ariko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu hari igice kimwe cy'umuntu ushobora kwiyambura ikoti yari asanganywe akambara irindi. Ikindi, hari abantu bashaka kwikonsola, kwiha amahoro. Tuzahora ndirimba kuko ndi umukongole, nyamara ntakandagira igoma, nyamara ntakandagira Lubumbashi, nyamara ntagura agasambu i Kinshasa, kandi amafaranga nyafite. Aka gahinda mporamo mbonye ahandi bampa amahoro, nakwiyita abo ngabo. Kuko iyo ngorane bene wacu barayifite, kandi koko ntabwo ari ukubeshya. Ubonye harassment iri gukorerwa abantu bacu bari muri Congo batahunze, ukareba harassment babakorera, ukareba umuntu arakubwira ngo twagiye turi mu modoka nge bankuramo kutubariyere twa internet two mu gihugu, ngo nge bankuramo ngo ninsigare, cyangwa ngo ngewe ninerekane ibyangombwa, abandi barabareka. Ujya kureba n'uwaresiste ntahunge, uwashikamye ntahunge, nawe amerewe nabi. Umuturage w'umworozi w'umuhinzi wasigaye mu buzima busanzwe, ugasanga bari kumuharasinga. Urebye ukuntu niba ejo bundi ukuntu wabonye ukuntu baharasingaga Ruberwa muri parlement, warebaga ari ikibazo. Ni Nyarugabo ahubwo na Pritoni ya Ruberwa. Ni Ruberwa. Ministre yari icyo gihe wa decentralisation, icyo gihe ubu nta kirizo. Bavuga ngo baje ngo muri 59 waje ngo muri gushaka ngo gukora ngo agahugu ngo kavatika. Nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byavugwaga na rubanda media socio, ni ibintu bivuzwe n'abakolege bebo, abakolege bo muri parlement bakamuharasinga. Rero ntugire ngo usibye yuko ari amategeko yaramurinze, wenda ngo ni umuntu ukomeye, ni ministre, ariko nkeka yuko ari bamusize nko muri quartier adafite umurinzi. Nakekaga yuko banamufata bakanamukubita bakamugira nabi ukuntu bashaka kumwataka. Rero iyo umuntu bataka umuntu ari ministre, tekereza rubanda rero bagusanze ku kabariyeri udafite protection runaka. Ni kivuga yuko nuvuga ngo ibibazo duhurira nabyo muri Congo, iyo yaba facteur yuko hari bamwe barambirwa izo harassment, bakavuga ati twafataga protection runaka. Hari abandi bantu bashaka ubustari cyangwa kwamamara, kavuga ati ariko
ko nakoze igikorwa runaka ko public yanjye ko nayikura mu Rwanda ko public nayikura muri Congo wakwita umunyarwanda ko byamfasha. Ibyo ni mu zindi analize nyankora nabo yagenda mbona amakese y'abantu bashaka kwamamara ku giti cyabo wenda bitewe n'umwuga yahisemo gukora, akavuga ati yo ni umunyarwanda ni hooking, birakurura audience nyarwanda, ati umunyarwanda mugenzi wabo. Mu gihe mwita umukongole, ahubwo wenda abakongole bagenzi banjye babandi nyine babakura kuri bariyeri ati muvemo, baragutuka baraguharasinga. Rero ibibazo byo kugira byo kwita abanyarwanda ni binini, ni byinshi. Urakoze cyane. Wenda mbere y'uko dusa n'abagana ku musozo tujya kureba wenda umuti, kuko mu bigaragara niba dufite ibibazo bihagaze bityo urabona ko kominote yacu yaba iri muri en voie de disparition, kandi uburyo umuntu ntabwo ari ikivajuru ahubwo bafite ahantu akomoka. Ibyo wakwitirira byose ndumva nta ufite, ni byiza ko umuntu agira umwimerere we. Wenda ndagira ngo by'umwihariko mpereze nanjye wenda nk'inama nkuru urubyiruko ruhura n'ibibazo mu kazi. Niba umuntu akubajije ngo uruwaba ugora umukongomani, afite ubukongomani cyangwa umunyarwanda cyangwa ubutogore ntibwanditswe mu gahanga. Ubu dusipoze niba wenda reka mfate urugero rworoshye, niba umuntu wenda ufashe umwongereza ugafata umukanadiye cyangwa umuaustraliye wenda bahuriye muri Congo, utamubajije bose bari kuvuga icyongereza, ntushobora kumenya nationalite keretse abikubwiye cyangwa kweretse passport. Rero abantu be kujya banigora cyane, bagiye bumva ko ni ubuzima busanzwe. Rero kuri kano kantu wenda ko kwitirira ubunyarwanda n'iki kubera izo opportunité n'ibindi, ndagira ngo kubyitirira wenda wo n'ukwimahoroniza, ariko abanyarwanda barakubona nk'ukuri. Nanone wenda example typique, nk'ubu ngubu hari abana barenga hari abana bafite grande distinction ubu ngubu mu nkambi bagera muri 60, ziriya nkambi ziri i Rwanda z'abanyekongo, ariko barangije high school, nta mahirwe bafite yo kwiga kaminuza. Kumva rero ngo wenda nzagerayo niyita umunyarwanda ngo bazandekonesa, batabashije kurekonesa ba bantu, haba ari ukwibeshya. Kuko niba minisiteri wenda education, ibyo reka wenda ntitwatinde, urabona ibintu bijyanye n'iyo uri refugee nyine ufite statut y'urefugee. Ni ukuvuga ngo iyo igihugu gikora igenamigambi ry'abaturage bacyo, abarefugee ntabwo kibashyiramo. Buriya leta runaka ifite ngo dufite abaturage ibi, umubare uyu n'uyu, amafaranga dufite ameza atya, umutungo w'igihugu tuzawusaranganya dutya. Abaturage baba bimukira n'abarefugee ntabwo baba barimo. Gusa igihugu nacyo gishobora gufata utumanyu dutoya kikabahereza iyo cyasaguye, ariko ntabwo ari itegeko. Icyo rero kivuga na wa wundi nakubwiye ngo ubyiyita, nakubwiye ngo abivuga ku munwa ariko ku mutima we ababizi yuko ari kubeshya, abafite utuntu ari gutrika. Ikintu rero tugomba kumenya yuko kuba umukongole, kuba umuntu umubwira ngo uri umukongole akabyanga ngo nturi umukongole, niyo resulta yuko uri hano mu buhungiro. Iyo aba yarabyemeye kare kose kuri umukongole, ntabwo wagombye kuba uri mu buhungiro, wagombye kuba uri aho ugomba kuba uri, ku musozi w'iwanyu.
uwo muntu byanga n'ubundi yabyanze kare kose mbere yuko yes mbere yuko uhunga ugira ibyo bibazo byose yabyanze kare kose. Rero ntekereza yuko usibye ko aba ari n'ikiganiro gusa gisanzwe, si wowe utanga ubwenegihugu, ntabwo ari wowe ubutanga, si nawe wabukwaka, gusa ni ikiganiro ngiye nk'uwabimpakanya sinafata igihe kimwe kirekire nawe, kuko kubyiyita ubwabyo nta kintu, simbihemberwa kandi ndiwe, ariko simbihemberwa nta n'icyo niyo nakwita n'ibindi nkeka yuko nabyo ntabihemberwa, ariko usibye kubeshya umutima wanjye, abaturage bagenzi banjye baba babizi ibyo ndibyo. Uretse n'abandi n'abanyarwanda ubwabo ntabwo bari kwita umunyarwanda komuteri wenda hari nabo barabizi, barabizi. Wenda akantu nagira nakomozaho, habaho kwibeshya, wenda abantu bakabona bahuje ururimi, hari ibintu bahurira bakibwira ko ibyo ari byo byose hari uburyo bari bukorerwe favere y'icyo bari cyo. Haba mbona icyo kintu si ndibuka muri 2009 ubwo twasozaga turangije high school, tudusoza ibintu bita ngo ni ingando, nibwo hari umusirikare ari kutwigisha ibintu byo gukunda igihugu, ndumva ari yitwa Murokore. Hari turimo ari kuvuga ibyo gukorera igihugu, ababafashije abagize bate, numva umugenzi wanjye umwe arabaza ati se abanyekongo ntibabafashije? Aramwereka nkaho hakurya, ati komoka hari hakurya sha, ati avuga ati abanyekongo bari abacancuro. Rero ngihita binyereka filozofi y'abanyarwanda, nubwo wenda batari bamutumye ariko abibona, ariko umunyekongo waba umututsi waba iki, niba uri mu Rwanda uri impunzi uri umunyekongo nyine, icyo wakwigira cyose ntikikuhindura ngo ube umunyarwanda kubera izindi favero waba ukeneye. Ariko icyo navuga, guhitamo kuba icyo umuntu ari cyo, ubundi no muri ekonomi baravuga ngo ahantu ubona bizinesi yawe yagurowinga, umuntu agomba kwitwara nk'umusitizeni wa buri gihugu kuri iyi si. Ahantu ubona hari oporutunite wayihagira, ariko noneho bitaza kubangamira wenda cya kindi wari wiyatse, wenda ngo mu mahitamo ya muntu ye kubangamira undi mugenzi we. Reka wenda dukomeze tureba, ese ko tubona hari ibibazo bimeze gutya, harimo kutisanga muri Kongo, kutagira dute, none ubwo umuti waba uwuhe? Urabona kominote hakorwa iki kugira ngo abantu bisange mu gihugu cyabo, bagire iyo nationalisme, ari imikorere, ari imyumvire, imigirire, ku buryo ushobora kureba umuntu w'umututsi wavuye DRC uri ahantu runaka ukavuga ati vraiment uyu ni umukongomani, arabiviva, ntabwo ari par nationalité gusa, ahubwo imigirire ye, imikorere, aragaragaza ko ari umunyekongo. Surtout mu rubyiruko, kuko wenda abakuze bari gutega zivamo, ni kubona cyakorwa kugira ngo dimwe tube abanyekongo mu by'ukuri, tube dufite, turi fier d'être, umuntu wese ari fier d'être Congo. Urakoze Baudouin, icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye rwose, nashyiraho komantere, ariko ni ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko nka rekomandasiyo natanga kuri bagenzi banjye, nta yindi navuga uretse kwemera icyo uri cyo, kwemera icyo uri cyo, no kuba fier y'icyo uri cyo, donc guterwa ishema n'ibyo uri byo. Noneho numara guterwa ishema na identite yawe, nibwo uzatangira gushaka uburyo
iyo identite uyisiga amavuta noneho cya gisuzuguriro n'igisebo kikakuvaho kubera yuko cya gice navuze kibona baturuka ahantu habi bakaba babeshya kugira ngo babone basimbutse umunsi umwe nkeka yuko igihe kiragera niba warabeshye uyu munsi ejo ugafatwa nkeka yuko igihe kiragera ugafatwa rero icya mbere ni ukubanza kumenya uwo uriwe nicyo kintu cya mbere kumenya uwo uriwe hari abatabizi kubera amateka yo kutabona ababibigisha nanjye nkubwira nanjye simbizi byinshi simbizi ariko nibura mfite inyota yo kuvugana n'abantu bakuru no kumva ibiganiro abakuru banjye bagenda batanga n'ababyeyi bacu bagenda batanga byumva numva mfite inyota yo kubyumva rero n'urubyiruko rwacu ubu ngubu icyo rusabwa nta bindi ni ukumenya abo bari ahubwo bamara kumenya abo bari bo bagaharanira kuva aho ngaho bari niba bari mu gisuzuguro bakakivamo kandi burya nta n'umuntu ujya usekera undi ibyago urimo muri uwo munsi ko niba uri refugee uyu munsi uba uri mu byago ariko nta muntu wabigusekera ko naje kureba nka bene wacu b'abanyafurika bo umubare munini wagiye uca mu gikorwa cy'ubuhunzi muri leta y'ubuhunzi ahubwo bagahinduka abantu bakomeye hanyuma rero nasaba yuko bakuru bacu bategura ibiganiro nk'ibi bagasobanurira abantu abo turi bo ariko natwe cyangwa n'urubyiruko tugafata igihe tukagira inyota yo gusoma kumva kubaza abo turi bo hanyuma ngasaba abanyepolitike noneho ko bazamura ibiganiro by'imyumvire yo kubanisha abaturage kubera yuko iyo wisanze aha hantu utarabihisemo ukavukira muri iyi kominote muri iyi nasiyonalite ntawe ubihisemo uko byagenda kose nta bwoko buzirukanwa muri Kongo bwose buvemo nta buzirukanwa bwose ngo bushiremo uko bizagenda kose ubwoko bufitemo nasiyonalite buzagumamo kandi bose bazabihomberamo ntawe uzungukira muko abandi bari kumeneshwa bari gutwikirwa bari kwamburwa umuntu ku giti cye ashobora kubyungukiramo kubera ibintu by'ubusahuzi n'ubujura ariko muri rusange nubwo busahuzi ntabwo bugera kuri rubanda rwose rw'abasigaye rero abanyepolitike badufashe bigishe abaturage yuko muri Kongo hari abatutsi b'abanyekongo kandi bagomba kuhaba batazanahaba iki kibazo njya nkabona kirenze ibi byo bita ngo rwandofoni muri Kongo hari abatutsi n'abahutu kandi b'abakongoli bose bavuga ikinyarwanda ariko iyo uri kureba neza mbona abahutu ahubwo bo tutakiri kumwe kandi mbere ngo twigeze guhuza ibibazo ariko ntitukiri kumwe kubera iki basigaye abatutsi nibo bari vize muri iyi minsi nibo bari vize imipangu y'abanyepolitike rero sinzi aho bayiganisha bafite izo politike zo kubanza kuviza aba ngaba ariko uko bizagenda kose dufite icyizere yuko bizarangira intambara ntacyo zubaka nta kintu zifasha ku nyungu rusange rw'igihugu ishobora kugira inyungu z'umuntu ku giti cy'ubyungukiramo ariko inyungu rusange z'igihugu nta muntu uzungukiramo niyo komantere nagira ngo mvuge
wenda sinzi niba ikibazo nacyumvise neza amakosa. urakoze wacyumvise kabisa. Ndatekereza ko icyo kintu wari ukomejeho impamvu abatutsi aribo bibasiwe, wenda abahutu bagasa n'abafite garanti ko biri batari kuri target. Ndatekereza mu biganiro bitaha tuzabisesengura tukareba n'impamvu ibyo bintu biba, icyo tubitekerezaho natwe ba victime b'ibyo bintu, kuko nta kibiba kidafite impamvu kandi ziba zizwa kenshi. So wenda ariko ubu ngubu ukabwira ugize amahirwe ukabona na Gisegeti, nicyo wamusaba yakora muri kiriya gihugu. Urabona ni igihugu gikize, gifite umutekano muke, usingiye kurondora uburyo gihagaze urakireba. Wamusaba iki mu by'ukuri? Wamubwira ati perezida vraiment ari nge nagakoze iki n'iki, ibyo nta priorities ni ABC nibura bitatu ibyo ubona. Ngewe nk'umuturage usanzwe ubundi mbere hari ukuntu atekereza nkavuga ni perezida yakaba yakora bino, yaba yakora bino, ariko nk'ibihe bigeze nsigaye mbona akazi k'ubuperezida gakomeye cyane. nubwo ntakazi ariko akazi k'ubuperezida gashobora kuba gakomeye ku buryo twebwe rubanda ibyo dukeka atari byo biba birimo muri iriya position bafite. Kuko iyo ndeba ubwenge, ibibazo ndi kubona nawe ari kubibona, kandi yiyamamaza yavugaga ibi n'ibi, ibintu yavuze mu kwiyamamaza byose byari byiza. Nareba iminsi amaze muri office ndetse n'abo yasimbuye, nkareba nta kavungu bari bamanyuraho kuri cya gitabo badupresanse cyo muri kampanye na projet de société yabo. Ngatangira ngashyiraho utubazo nkavuga ni uriya mwanya ushobora kuba urimo challenges, ushobora kuba urimo ingorane twebwe rubanda tuba tutazi. Rero nk'abaturage cyangwa nk'abana, hari ukuntu umwana ajya abwira se ngo uzangurire ngo iyi modoka ngo y'ibihumbi 100. Ese akamubwira ati sanzaye kugurira peti. Ariko ise cyo gihe wenda ari no gutekereza ati uyu munsi utuboga tw'umunsi turi burare turaboneka. Rimwe na rimwe umwana akaba we ibyo abona atariyo realite isi ari kubona. Nanjye hari ibyo nshobora kuba ndi kubona, ariko abari mu nzego zikomeye z'urwego rwa perezida atariyo realite ihari. Ariko ibyo navuga ni just ni ibyifuzo namubwira ni cyambere ni ukugorora umutekano mu gihugu, nta kindi. Icyakabi umutekano ni uwa mbere, umaze kugaruka nibwo izi ntera zikorera nk'ibita ngo ubutabera, nibwo batangira kubaka inzego z'ubutabera. Inzego z'ubutabera bamaze kuzubaka, bakubaka inzego zo kurwanya ruswa, gahunda zo kurwanya ruswa bamara kuzubaka, nubwo ruswa wenda idacika cyane ariko ikagabanuka, bakihutira mu bikorwa byo kubaka ibikorwa remezo, welfare, by'abaturage, kuvuza abaturage, kubashakira amashuri, imibereho myiza isanzwe. Ariko ingingo ya mbere ni umutekano. Rero ziriya eforo bari kugerageza bakora, n'ejo nabonye mu kiganiro yavuze barakimuhaje ati wavanye abaguverineri b'abasivili ushyiraho abasirikare, ati biri gutanga umusaruro. Abaturage kuri tele baravuga ati utwaraga mu gihuru ari guverineri w'umusivili, na n'ubu turi kuraba mu gihuru ari guverineri w'umusirikare. Ziriya rero ni mekanisme bari kugenda bakora. Ni nk'ukuntu umutoza avuga ni uyu mukinnyi nimushyira wenda biraza kugira icyo bibyara, ariko icyo nicyo namusaba. Inama yo simpeka yuko nayimugira, kuko ibyinshi nabyo arabibona, kandi impamvu atabikora
ni challenge ahura nazo, ariko nanone nkeka yuko kuba akiri mushya hari ingorane agomba kubanza guhangana nazo. Urabona nk'iminsi amaze muri perezidanse, ngiye nkora za analize yayitakaje mu kwidebarasa Kabila, uriya rugamba rwo gusenya majorite perezidansiyere, naho akubaka kaye kugira ngo agire ijambo, agire itegeko. Iyi minsi amaze muri office mbona aricyo cyamutwaye igihe kirekire. Namara kugira imbaraga nyinshi mu butegetsi, azagira ibyo ahindura, nta kindi. Murakoze cyane. Nanjye rwose ni nk'uryo nakavuze ati ni umutekano na ziriya mpunzi ziri i Rwanda, agashyiraho poroje yo kuzicyura kuko zirahapfiriye neza. Reka rero izirazo ntabwo igihe cyo kuzicyura cyari cyagera. umutekano ntawuzana azabasigaje. Ubundi umutekano ntawuzana, nta n'uwo azacyura, azajya kubona bicyuye. Ntawuzana gusa hari igihe bitanashoboka kuko sinzi tuzabidebataho. Reka dusoze ariko ntabwo nasoza ntihanganishije abanyamurenge barimo bicwa muri Sud Kivu banatwikirwa. Ni ibintu bibabaje kubona abantu bagiye kwizihiza umunsi wa 61 abantu baraswa bashaka gukurwaho burundu. Ni ikintu kigoye, bisaba ubuvugizi burenze ubukenewe ndetse n'imbaraga kugira ngo abantu bashobore kugira uburenganzira mu gihugu cyabo. Sinasoza rero ntararikiye abantu, ejo saa 2 z'umugoroba za New York tuzaba dufite ikiganiro kuri Zoom, urubyiruko, abakuze, tuganira ku bwenegihugu, plutôt kuri independence, kugaragarizwa ibyiza by'igihugu. Tuzagerageza gushaka abantu batandukanye ku buryo ki uriya munsi hari ibyo tuzungukiramo ku bibazo tutabashe gukomozaho ahangaha, ndetse nagira ngo bashishikarize, nza postinga Zoom ku buryo ki buri wese uzaba uvuye mu kazi, uzaba waruhutse, uzaze dufatanye tuganire kugira ngo turebe ko nibura dushobora kuba abanyekongo by'ukuri atari abanyekongo mu kanwa, tubivive, twumve ko turi bo, twumve ko twasanga umusanzu mu gihugu cyacu bibaye ngombwa. Nuko rero ndagira ngo bakurikire BDF Mobile, ndabashimiye, ariko ndahiriwe niba hari akantu wumva wavuga utari wakomojeho rwose naguha akanya nawe mu masegonda ngahe mbere yuko dusoza. Urakoze cyane. Urakoze cyane, ushoje ku kantu keza ko kwihanganisha banyamurenge bo muri Sud Kivu bari guhohoterwa. Tunihanganisha n'iyi miryango yindi y'abakongole bo muri Beni, Ituri, nabo bari kwicwa, bari kurara mu ishyamba. Ari amarebere y'aba-etranje ari gukora ibikorwa bibi hariya, nabo niyo miryango nayo tuyihanganishe kugira ngo urupfu rwose ni nk'urundi, kandi abantu bose icyo dusaba ni uko leta igira imbaraga icyo twifuza ni uko leta igira imbaraga na controle kuri teritwari yose y'igihugu. Murakoze cyane. Abantu nubwo independence ibonetse hari ibibazo, ariko ni umwanya mwiza wo gutekereza igihe bazagira independence babivuyemo, kandi ari abapolitisiye, ari abaturage. Abapolitisiye bava mu baturage. Ni byiza ko umunyekongo wese ahindura imyumvire, akareba icyamuteza imbere, akareba icyafasha mugenzi we, nibwo igihugu cyacu kizubahwa kigakomera, tukabaho tutikanga, kumva turi yereye kuba abanyekongo by'ukuri. Murakoze, naho utaha.